Impanuka itunguranye mu karere ka Kicukiro ikaba itwaye ubuzima bw'abantu batatu, aho umumotari agonganye n'imodoka ya Ritco, aho iyi Ritco yari ivuye gutwara abantu bari bayikodesheje. Iyi mpanuka abantu bakomeje kugenda bayitindaho ndetse n'inzego zishinzwe umutekano wo mu muhanda bakaba bakomeje kugenda batangaza byinshi ku bijyanye n'imikoreshereze y'umuhanda. Icyo nakubwira wowe utari wabasha gukora subscribe, kora subscribe nurangiza ukande no kuri iyo nzogera notification kugira ngo tuzajye twibanira mu makuru abagiye atandukanye Sano Empire igenda ikugezaho umunsi ku munsi. Ahagana mu masaa 3 za mu gitondo kuri uno munsi nibwo humvikanye impanuka ikomeye cyane yabereye muri kano karere ka Kicukiro, ndetse abantu bakaba bakomeje kugenda bavuga yuko iyi mpanuka ubwo bayibonaga babonye rwose ibi binyabiziga byose byari bifite umuvuduko ukabije, cyane cyane ino modoka ya Ritco. Ndetse abantu bakomeje kugenda bavuga yuko iyi mpanuka ikimara kuba umumotari wari utwaye moto ndetse n'umugenzi bahise bitaba Imana. Ubu ngubu bakaba bari mu buruhukiro, aho biri kuvugwa yuko rwose umwana wari utwawe n'umugenzi, kuko uyu mugenzi yari atwaye yari umubyeyi wari ufite umwana ukiri mutoya, nawe umwana akaba ari rwose akomerewe, akaba ari kwitabwaho n'abaganga babifitiye ubushobozi buhambaye. Abaturage bakomeje kugenda batangariza itangazamakuru yuko aho iyi mpanuka yabereye atari bwo bwa mbere hasanzwe habera impanuka zigiye zitandukanye ndetse yewe zitwara ubuzima bw'abantu benshi. Ibyo ngibyo icyo babikomozaho, bakomoza yuko ahantu bitewe n'ukuntu hamanuka cyane hakwiye amadodani ndetse n'ibyapa biranga yuko ako gace ari kabi. Abantu badasanzwe bakamenyereye iyo ahageze akenshi na kenshi usanga hamucanze, cyangwa se ugasanga atamenye ibihabera cyangwa se imiterere yaho, akishora agasanga ubuzima abushoye mu kaga. Inzego zishinzwe umutekano wo mu muhanda nabo bakomeje kugenda bagira icyo bavuga kuri ino mpanuka, ndetse bagira inama abakunze gukoresha cyangwa se abakoresha umuhanda batwaye ibinyabiziga, dore yuko iyi mpanuka uko byagaragajwe yuko iyi mpanuka yatewe n'uburangare bw'umushoferi wari utwaye imodoka nini ya Ritco. Umuvugizi wa polisi yagize icyo atangaza ndetse aganiriza n'abaturage abahumuriza, ababwira yuko rwose mu gihe cya vuba ahangaha haraba hageze ibikoresho bimwe na bimwe byo kugira ngo byifashishwe kuri uno muhanda bawuvugurure wongere umere neza. Gusa polisi y'igihugu, umuvugizi yatangarije abamotari ndetse n'abashoferi yuko abantu uwo ari we wese ukoresha umuhanda atwaye agomba kwigengesera ndetse agakurikiza amategeko y'ibyapa biba biri ku muhanda, bitewe n'uko iyi kampani cyangwa se abashinzwe ibyo mu muhanda baba barashyizeho biriya byapa, baba baragenzuye bagasanga ibyo byapa impamvu babihasize ari uko bihakwiye. Umuvugizi wa RIB nawe yahageze avuga yuko rwose bijyanye n'iperereza biri kuvugwa yuko umushoferi wari utwaye ino bisi ashobora kuba yari yasinze, yari yanyweye agacupa. Ngayo nguko rero, dore ukuntu ibintu bimeze. Icyo twababwira abafite kwihangana ni mwihangane, kuko iyi mpanuka yakomeje kugenda ibabaza abantu benshi. Reka nizere yuko wowe wahageze hano ari bwo bwa mbere wamaze gukora subscribe ugakanda no kuri iyo nzogera notification kugira ngo tuzajye twibanira mu nkuru zigiye zitandukanye Sano Empire igenda ikugezaho umunsi ku munsi. Naho njyewe ukugezaho amakuru ya buri munsi nkaba nitwa Sano kuri Sano Empire. Ni iby'agaciro gakomeye cyane ko barasize support yawe ya subscribe kuri Sano Empire.
Imana ibaha umugisha ku buri umwe wari we wese washyize itafari rya subscribe kuri Sano Empire. Imana ibibahere umugisha. Naho amakuru yo nakagaruka. Murabizi yuko Sano Empire tubagezaho amakuru agiye atandukanye, haba mu buzima busanzwe, muri politike, muri showbiz, ndetse tutibagiwe muri gospel na siporo. Ahabonetse inkuru ariho hose, Sano Empire izibagezaho mu ba mbere. Ni iby'agaciro gakomeye cyane rero kuba warashyizeho support yawe ya subscribe kuri Sano Empire. Imana ikomeze kukumpera umugisha, kandi mu byo urimo byose uhahe uronke.